Australia ni ahantu heza kandi hari na klima nziza wagereranya n'ahantu iwacu. Uko tuzi ko haba ubukonje ntabwo byabagora. Bonne twasanze bari muri klima iri hagati y'ubukonje n'ubushyuhe. Uvuga yari igereranyije imeze nk'uko twahaye iwacu. Ya musanze mukora gospel ese ikirere cy'umwuka mwakiriye bitavuga kigeragere nawe. Hari abakristo bibiri ivuga ngo ahari umwuka w'Imana haba hari ukubohoka. Kuvuga ngo hari abakristo hose haba hari ikirere cyiza cy'umwuka w'Imana. Nta bindi kuba twari duhari nyine ubwo ngubwo ikirere cyari kimeze neza kuko umwuka w'Imana ari muri twe. Twabonye abantu benshi babashimira bavuga ko bagize byiza ese nkamwe nk'abakristo gospel mwabyakiriye gute? Sinavuga ngo tuba twiteguye ko biri bube byiza ariko kandi ku rundi ruhande tuba tubyiteguye kubera ko umurimo dukora ntabwo ari uwacu ni uw'Imana. Imana iwitaho kurenza uko twebwe dushobora kuwutekereza. Niyo mpamvu rero twebwe ubwacu n'abakristo twari dusanze hariya twahuye hamwe ntabwo ibintu byari korwa. Ni irihe banga ryari rihari? Hajya niho twatinze ahubwo niho twihuse. Niho twihuse twari twamaze ukwezi kumwe ariko mu by'ukuri n'uwahatinda yahatinda kuko ntabwo ari habi. Igihugu bwacu ni cyiza ariko kandi n'abantu baho bazi kwakira abantu batwakiriye neza cyane turabyishimiye. Mu Australia nihe muteganya gukora igitaramo? Turi gutaramira hano iwacu. Turi gutaramira hano ahandi ntiturahamenya. Yesu natwerekeza ahandi ikindi gihe tuzagenda ariko mu by'ukuri ubu nta mugambi dufite wundi wihariye wo kugira.
wenda imvugiye abafana bose cyangwa se abakunzi barimo kuva muri Kigali. murakoze cyane natwe twari tubakumbuye birenze akabazo ka nyuma y'umuryango mukora gospel mu byakira cyangwa se mubifata gute? tubifata nk'umugisha twagira mu gihugu. Mama Pastor, ni irihe tandukaniro mwabonye hagati ya Canada na Australia ku bijyanye n'ukuntu babakiriye? gusa nabangurira hari cyane bose ni abantu beza bakunda abashyitsi bakunda Imana kandi bose batwakiriye neza. Ntabwo navuga ngo bamwe barusha abandi, ariko bose batwakiriye mu buryo butangaje kabisa. Kumvaga batatuzi cyane ariko twasanze batuzi cyane. Ni iyihe challenge mwaba mwarahuye nayo mu rugendo? Ni kure twararushye. uragenda ukibaza ko indege ntabwo byoroshye. umushoferi niba ari umupilote nyine umupilote w'indege akirimo yibuka cyangwa akirimo yibuka gutwara. abakunzi banyu bari hano mu Rwanda ni akahe gaseke mubazaniye? dufite indirimbo twakoze tuzazibagezaho nyine nizimara gutungana neza. Mwazikoreye muri Australia cyangwa mwaba mwarasize muzikoze ziri muri studio? hari zimwe twasize dukoreye hano ariko hari n'indi twakoreye hano. Mama Pastor, ni iki wari ukumbuye cyane mu Rwanda? cyane abana cyane n'abakristo bose muri rusange. ese ko twabonye muri Australia mukora ibitaramo by'ubuntu, na hano twakwizera ko mugiye gukora amakonseri y'ubuntu? cyane birashoboka kandi murabyitegura bigiye kubaho kuko biri mu migambi, biri mu byo twifuza gusa. none hari inkuru itari nziza iri hano i Kigali y'umwana witabye Imana. Ahirenge umunsi umuryango w'uriya mwana witabye Imana Bibiliya ivuga ko tugira ibyiringiro kandi ibyiringiro kizapfana tukabimanukana mu mva, ariko ngo ku munsi w'impanda y'Imana tukabizirikana tukabyambara tukabizamukana. uriya mwana rero tuzamubona, umuryango we wihangane nabo bihangane. hari wenda sinzi no kuvanga ikiganiro ariko nyine sinzi hari indirimbo mwaba muri kudutegurira